Lenny Today Updates News. Ni itariki 24 z'ukwezi kwa 12, iminsi 7 gusa ingana n'icyumweru kimwe ngo twinjire mu mwaka mushyashya, mu mwaka 2025. Harabura amasaha make Noheli ikaba irabaye. Ndiro nari Nshimimana nguhaye ikaze mu kiganiro ubuzima n'imibereho cyo kuri uyu munsi. Aka kanya rero ndi kumwe n'umuvugizi wa The Motive Point, itsinda ry'urubyiruko rwiyemeje gusezerera ubukene rubinyujije mu bikorwa bigiye bitandukanye. Niwe tugiye kubana aka kanya, Bwana Ernest niyo nagize. Ikaze kuri Lenny Today. Murakoze cyane. Noheli nziza kandi. Noheli nziza kuri twese. Uyiteguye ute wowe? Nkuko byumva nyine Noheli ni umunsi udasanzwe, nuko ariyo bwabaga, nge niteguye neza cyane. Yego, uyiteguye neza niko n'abandi bose bagiye bayitegura, bayitegura mu buryo bugiye butandukanye. Nabonye n'itsinda ryanyu ryagiye riposting amavideo, amashusho agiye atandukanye yifuriza iminsi mikuru abantu bagiye batandukanye. So rero turagira ngo ubanze utubwire muri make, ariko nyene ko buryo burambuye sinzi kuno araza kubisobanukirwa, ariko tuze gusobanukirwa neza The Motive Point. Murakoze cyane. Ngira ngo utangira wabaye nk'ubivugaho, ni itsinda ry'urubyiruko rwiga muri kaminuza. Igitekerezo kikaba cyaravuye mu banyeshuri n'ubundi biga muri kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'uburezi muri Rukara campus, aho rwashyize hamwe rukungurana ibitekerezo rugasanga rukwiye kwizigamira kugira ngo babashe no gutegura ejo hazaza habo kugira ngo hazabashe kuba heza. Rero dukora ibikorwa bitandukanye, gusevinga nicyo cya mbere, ubundi tugashora n'imari yacu, uvuga ngo ayo mafaranga twasevinze dufite uburyo tuyakoresha twagennye, rero noneho akatubyarira inyungu. Ndumva ari uko mu magambo makeya. Yego, uvuze ko rifite ni itsinda rifite icyicaro hano i Rukara, ariko se muteganya ko rizarangira hano i Rukara cyangwa icyicaro kizimuka cyangwa hari uburyo mwaritangije ahangaha ku buryo rizaguma hano i Rukara? Murakoze. Uburyo twabitekerejeho, kuba rifite icyicaro cyangwa se inkomoko hano muri Rukara, ntabwo bisobanuye ko ariho rizaguma, kuko twese turabizi ko n'isoko y'amazi ibifite ahantu iva, ariko ikagira ahantu hatandukanye. Yego, ariko ikagira ahantu h'ingenzi, ahantu h'ingenzi igomba kugeza. Buriya ntabwo ari ah'ingenzi, ahubwo naho ishobora kugera hose. Aho handi itagera nuko biba bitashoboka, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko The Motive Point yatangijwe n'abanyeshuri bo muri Rukara campus, ariko bateganya yuko mu gihe runaka, mu gihe ibikorwa byabo bizaba bimaze kwaguka n'ubundi nk'uko bikomeje no kwaguka, noneho bazisangamo n'abandi banyeshuri, kuko intego ya The Motive Point ntabwo ireba abanyeshuri bo muri Rukara gusa, ireba abanyeshuri bose muri rusange, kugira ngo nyine bivane mu bukene, bategure ejo hazaza habo, ariko babinyujije nyine mu kwigomwa, ukitekerereza wowe uti ejo nzabaho gute, ejo nzakoresha iki, ukabikura muri duke ufite ugasevinga kugira ngo uzabone nuko ejo uzaba uriho. Uko bimeze kose rizimuka. Ntago sinzi niba iyo tuvuze kwimuka byumvikana neza. Iyo uvuze kwimuka mba numva ari ukuva ahantu hamwe ukahava burundu ukajya ahandi, ahubwo wenda ntekereza ko rizakura, ariko kwimuka bwo n'ubundi rizaguma rifite icyicaro muri Rukara campus, ahubwo serivisi ndetse n'ibyiza byaryo byose bigere ku babishaka bose. Kugira byumvikane neza, nk'uko hari amakarabu ajya agaragara mu bigo bigiye bitandukanye, ukajya kumva ngo Media Club, Environment Club n'andi makarabu agiye atandukanye.
rero iyo ari mu kigo aguma aho ngaho, birazwi niba ari karabu ishinzwe ibidukikije muri kampisi ya Rukara, ikomeza kwitwa gutyo nyine, igomeza kwitwa ko ariyo muri kampisi ya Rukara. Ni the motive point yashingiwe i Rukara, ariko se abanyeshuri bayishinze nibaramuka bavuye ahangaha, abanyamuryango bashaka kuyinjiramo bazakomeza bajye banyura ahangaha i Rukara, cyangwa bizasaba ko babasanga ahandi hantu, cyangwa ari ahandi hantu muzavuga mukavuga muti wenda reka turebe tube twahurira nk'i Kigali cyangwa i Musanze cyangwa i Rubavu cyangwa i Huye, deni abariho dushira icyicaro buri mwe abo. Wenda muri make sinzi ni online cyangwa ifite icyicaro, uratubwira neza? Murakoze. Mu gihe abanyeshuri kuko abanyeshuri bayitangije biga mu mwaka wa gatatu n'ubundi nta gihindutse, umwaka utaha baraba basoje, ariko kuba ari bo bayitangije ntabwo bivuze ko ari bo bayibamo bonyine, kuko dufite n'abanyamuryango biga mu wa kabiri ndetse no mu wa mbere. Bisobanuye ko mu gihe tuzaba twagiye hari barumuna bacu bazasigara basa nkaho nyine baduhagarariye, bavuga ngo n'undi uzashaka kwinjira hari uburyo bwo kwinjira unyuze ku bayobozi, aho ugenda bakakwakira nyine physically face to face, ariko hari n'ubundi buryo noneho usaba membership, kuba umunyamuryango unyuze online. Ubu ngubu turi gukoresha uburyo bwo guhura kuko bikiri muri campus ya Rukara, ariko no guhura no gusaba membership online nabyo birakunda, turabikoresha bitewe n'ahantu umuntu ari. So rero kuba tugiye gusoza tukagenda ntabwo bivuze ko izaba yimutse cyangwa irangiye, kuko icyicaro nk'uko nabivuze kizahora i Rukara, niho igitekerezo cyavuye, kizahahora. Ahubwo cyane ko no muri komite dufitemo ntabwo abayobozi ari abiga mu wa gatatu gusa, dufitemo n'abayobozi biga mu wa kabiri, bivuze ngo n'uzashaka kwinjiramo nyuma y'uko twe tudahari ashobora kunyura kuri uwo nguwo, mu gihe wenda akeneye amakuru yisumbuyeho, akeneye gusobanuza byinshi kugira ngo abashe kwinjira, ashobora kunyura kuri bamwe mu bayobozi n'ubundi bayobora the motive point, ariko bakiri mu wa kabiri mu mwaka wa mbere, kugira ngo bagire amakuru yisumbuyeho. Urakoze cyane. Muri iyi minsi rero ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cy'ubukene nicyo kintu cyugarije urubyiruko by'umwihariko, ari nabyo bituma bishora mu bikorwa bigayitse, ibikorwa bibi bidahesheje agaciro, bidahesheje ikuzo abanyarwanda, by'umwihariko abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. So rero nkamwe nk'urubyiruko rero mwatekereje igitekerezo, ni igitekerezo cyiza, ni igitekerezo kizafasha ndetse n'u Rwanda muri rusange na leta, kuko izabigiramo inyungu zigiye zitandukanye. Ariko se iyo umuntu yumvise itsinda nk'iryo ngiryo, kuko muri minsi nyine ko twese tubayeho, buri wese abashaka kumenya ngo ese ndungukira kuki, ndungukira he, sabwa iki, ndazana iki, ariko se nimara kukizana ndungukira he, nabyo bitubwiraho. Murakoze. Duhereye ku kisabwa kugira ngo winjire muri the motive point, kugira ngo ube umumemba cyangwa se umunyamuryango bigusaba kuba icya mbere no kuba ufite ubushake, gusa nanone atari ubushake bwo kuza gusa, ahubwo ufite n'icyo bita umuco wo kwizigamira, kuko itsinda ryacu rishingiye ku kintu bita kwizigamira. Twizera tudashidikanya rero ko ejo hazaza hawe n'ubundi nk'uko bakunda kubitubwira, ndetse ari nabyo bya nyabyo, ejo hazaza hacu hari mu biganza byacu. Kuba ari mu biganza byacu bivuze ko uko tubayeho uyu munsi, ko dukoresha amafaranga dufite muri iyi minsi, nibyo bizagena n'uko tuzabaho mu minsi izaza. Bisobanuye yuko kugira ngo ubeho cyangwa se uduteganyirize imibereho yawe y'ahazaza, biragusaba kwizigama mu byo ufite kuri uyu munsi. Turabizi turi abanyeshuri, ntabwo amafaranga urayagira menshi, rero bisobanuye ko kuba utari wayagira menshi wenda bitavuze ko utanakwizigamira, kuko nimba ayo ufite yose
ashobora kukubyarira inyungu uyu munsi cyangwa ejo. Gusa nanone niba ngewe mfite ibihumbi 2 byo kwizigamira, bisobanuye ko wenda niba nizigamira ibihumbi 2 ku mwaka, kugira ngo ayo mafaranga muri iyi si turimo azagire agaciro, azagire agaciro ko kuba yakugeza ku ntego wenda wihaye mu buzima, kuko turabizi nta muntu utagira intego, bizagutwara igihe kinini. Niyo mpamvu bisaba yuko twihuza ayo wizigama nayo nizigama nayo kanaka yizigama, iyo yihurije hamwe ntago aba akiri bya 2, ariyongera akaba yakora n'igikorwa noneho gifatika, ku buryo noneho inyungu urayibona, ariko ntago wakaba yibonye iyo utihuza n'abandi, kuko ibyo 2 byawe nta kintu byari kukugezaho. So ubwo rero ku kijyanye n'ibisabwa, ugomba kuba kuri ubu ngubu, kuko ari guhera muri iyi campus, bisaba kuba wiga muri iyi campus, bisaba kuba ufite ubushake bwo kuza, ufite umuco wo kwizigamira, kandi byibura ukaba ku kwezi wizigamira amafaranga 2,000, niyo makeya ashoboka. Ntabwo bivuze ko ariyo ya nyuma, kuko hari n'abizigamira arenze ayo ngayo. Bisaba yuko ku kwezi byibura wizigamira 2,000. Ayo niyo menshi ashoboka, niyo makeya, niyo make ashoboka. Amenshi ashoboka nangahe? Ubwo muri make n'umugabane shingiro ni fatizo. Umugabane shingiro kuri ubu ni 100,000 ku munyamuryango umwe. Ubwo wizigamye 10,000 wenda 10 buri kwezi, ubwo birumvikana ko mu mezi 10 wazaba umaze kugera ku mugabane shingiro wawe. Iyo ugeze ku 100,000 se bigenda bite? Bisaba kongera gutangira undi mugabane, cyangwa wanabirenza bikaba 120? Byose ngira ngo ni kimwe. N'ubundi iyo ufite 120 uba ufite umugabane umwe shingiro, ukagira n'andi mafaranga 20,000 byo kundi mugabane utangiye. Gusa nk'uko amategeko amategeko ya leta mu gihugu cy'u Rwanda biteganya, umunyamuryango ntago aba yemerewe kurenza imigabane shingiro 5. Bivuze ngo kuba uyu munsi umugabane shingiro ari 100,000, nta munyamuryango wemerewe kurenza 500. Bivuze ngo ni imigabane 5 yemerewe kuyageza, ariko ntiyemerewe kuyarenza. Ni imigabane 5 gusa, ni imigabane 5 shingiro ku munyamuryango umwe wahereye ku 2,000. Bivuga ngo kuri ubu iyo ufite 2,000 uraza 2,000 byo kwizigama, byo ni itegeko kubitanga buri kwezi, ukameka gashaka ko. Hari akandi kantu nigeze kumvaho, hari udukuru duke njya nkura ahantu, njya numvira mu gikari nyine bavuga, tugenda duceceka, ngo hari ukuntu ushobora no kuza ufite make udafite 2 ukaba watangira. Ntabwo kuza kuba umunyamuryango bivuze ko ugiye gutangira kwizigama, kuko cyambere nagara amafaranga, cyambere n'ubushake. Dutangira kuvuga ko uwagezemo iyo wamaze kubona membership, wamaze kuba umunyamuryango. Guhera uwo munsi rero tubara iminsi 30 ugezemo, aho ngaho muri iyo minsi 30 niho uba utegetswe gushaka bya 2,000 byo kwizigamira. Ntabwo ari byo guhereza abanyamuryango, no, ni ibyo wowe wizigamiye bizagufasha, kuko n'ibinunguka ni wowe bizageraho inyungu. Icyo dukora ni iki? Ni uguhuza ayo mafaranga wowe ubwawe ufite atagira icyo akumarira, cyangwa se yakumarira ikintu gitoya, tukayahuza n'ay'undi muntu n'ayanjye, tugakoramo ikintu kinini, noneho tukabona inyungu. Kandi wowe yuza kuba ukiyafite ari we wenyine, ubu wari kuba ukiyafite gutyo, cyangwa se waranaye yakoresheje ibindi bintu bitari by'ingenzi. Uko bimeze kose hari igihe kizagera ibyo 2,000 bikamera nk'aho birangiye nyine. So wenda reka mbyumvikanishe neza, hari igihe kizagera ibyo 2,000 cyangwa uwo mugabane utanga ukarangira, bya 100,000 nyine bikaba byagera. Ese bisabwa igihe kingana iki kugira ngo ube wagejejemo ibyo 100,000? Nk'uko n'imyaka 10 nakomeza nkagenda nanga, cyangwa hari igihe runaka? Okay,
urakoze. Hari ikintu kimwe wenda nibagiwe kuvuga. Ihuriro ryacu cyangwa se itsinda ryacu ntago rifite igihe rizamara, kuko nta na rimwe duteze kuzarekera gukenera gutera imbere, kandi intego zaryo ni ukudufasha gutera imbere. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ikindi ntabwo twari gushyiraho ngo mu myaka 2 ngo ugomba kuba ugize umugabane shingiro, kandi tubizi neza yuko uyu munsi umuntu witwa X ari gutanga 2,000 mu gihe uwitwa Y ari gutanga 3,000. Abo bantu ntabwo bazageza umugabane shingiro ku gihe kingana. Hari n'ushobora guhita yuzuza umugabane shingiro mu kwezi kumwe akongera agatangira n'undi. Ubwo rero bitewe nuko wifite, icyambere nuko ufite uwo muco wo kwizigamira ayo ubonye, kuko uyu munsi niba ubonye 2 ukizigamira, ejo wenda uravuga uti reka noneho nizigamire wende 5 cyangwa 10. Tumaze kumva uburyo bwo kwinjiramo, reka noneho turebe ukimara kugeramo ese ni gute ayo mafaranga yabyara andi, ahandi tuzajya tubona ayo kuguriza abandi cyangwa tukabona inyungu, kuko uri kumva uyu muntu afite hashyira abagomba no kujya ahandi akura, either mu nguzanyo cyangwa muri profit. Ni profit cyangwa ni interest, sinzi uko uri bubivuga, ariko muri make ni mu nyungu. Ese izo nyungu zizaza zite? Murakoze. Nanone ubundi ukimara kugera muri the motive point, umaze kuba umunyamuryango, umaze no kwizigamira, ubaye mu active member, amafaranga wizigamiye nayo nizigamiye n'ubundi ashyirwa hamwe, noneho haba icyo bita general assembly, aho buri munyamuryango wese cyangwa se buri muntu wese uba muri iryo tsinda duhura, tukarebera hamwe amafaranga dufite, then noneho tukareba icyo twayakoresha akatubyarira inyungu mu gihe gito gishoboka, ariko twese twabifasheho umwanzuro. Ntabwo bivuze yuko umuyobozi mukuru ari uzicara agatekerereza abantu wenda 25, no, ahubwo twe turicara twese nk'abanyamuryango n'abayobozi bose, then noneho tukareba tuti niba dufite wenda 1,000,000 tuyikoresha iki, kandi iyo turi kureba icyo dukoresha amafaranga tureba ikintu wenda kitahomba cyangwa se bigoye ko gihomba, gishoboka kandi gishobora gutanga inyungu no mu gihe gito gishoboka. Ubwo rero iyo wamaze nko gutanga, reka tuvuga ko ufite 30,000 kuri account yawe yo muri the motive point, ukagira ikibazo cy'amafaranga ari munsi yayo watanze, reka tuvuge ufite 30,000 ariko ugize ikibazo cy'ibihumbi 15, n'ubundi uraza tukaguha amafaranga 15,000 nk'inguzanyo, then noneho nyuma y'ukwezi ukayagarura hariho inyungu ya 7 konyine ku ijana. 7 ku ijana. Aho ngaho ni mu kugira ngo twirinde ko twaba dufite umuntu w'umunyamuryango wacu wanizigamye ariko agahura n'ikibazo, ugasanga ari guhura n'ikibazo, yabuze uburyo abigenza, kandi hari ahantu afitemo amafaranga yiwe, afite yizigamiye. Ubundi ikiza cyo kwizigamira cyangwa se kwizigamira, akamaro kabyo ni ukugutabara mu gihe kizaza, ni ukugutabara. So rero uraza ugafata inguzanyo, nyuma y'ukwezi ukazishyura hariho interest ya 7 konyine. Mu byo uvuze rero, uburyo bwiza nako uburyo numvisemo bwo kubona inyungu cyangwa kongera icyo ubona giturutse muri the motive point nyuma yo gutanga umugabane fatizo, umugabane cyangwa umugabane shingiro, ariko by'umwihariko mu gihe iyo process ikiba nyine mu gihe ukiye muri iryo tsinda, numvisemo inguzanyo. Ese nta bundi buryo ukaba mwavuga muti wenda nka nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma
y'amezi nka 12 cyangwa 10 ntawamenya, buri umwe wese yemerewe aya ngaya, yemerewe yenda nk'ibihumbi 10 cyangwa yemerewe pourcentage ingana gutya, cyangwa hari ibyo ngibyo byaba bisa nk'ikimina. Murakoze, nari maze kuvuga ku bijyanye n'inguzanyo ko utakwicwa n'inzara, utahura n'ikibazo kandi uba muri iryo tsinda cyangwa se iryo huriro, cyangwa nadushaka twite koperative. Gusa hari ikindi, mu gihe y'amafaranga twayakoresheje twicaye tukabona dukwiye gukora ikintu runaka twemeranyijeho twese, wenda dufate urugero, wenda tuguze umutungo utimukanwa runaka, ubutaka, reka tuvuge ubutaka, wenda tuguze ubutaka bwa 1.5 miliyoni cyangwa se 1,500,000. Nyuma y'amezi 2-3 tugurishije wenda 2 miliyoni. Urumva koperative yose igize inyungu ibihumbi 500, ariko nk'uko tujya kubugura, umuntu witwa X yari afitemo amafaranga 10,000, mu gihe witwa Y we yari afitemo 50,000, uwitwa Z we yari afitemo 200,000. Yego, mu 500,000 twungutse, urumva turamutse dufashe 500,000 tukabigabanya abanyamuryango mu buryo bungana, tukavuga tuti niba ari abanyamuryango wenda 50, reka buri wese tumuhe 10,000. Ntabwo byaba biri fair, kuko niba waratanze 50,000 undi agatanga 200, urumva nkuko hari uruhare runini uwatanze 200 yagize kugira ngo cya kintu bwa butaka cyangwa se wa mutungo mwaguze uwo ubashe kuboneka. So rero niyo tugiye kugabana inyungu, tuyigabana tugendeye kuri wowe ku mafaranga wari ufite, donc ku mafaranga yawe yakoreshejwe tujya kugura wa mutungo. Ubwo ni ubundi buryo bwo kubona inyungu. Ikindi ni ukwimakaza umuco wo kwizigamira. Hari ibibazo bisigaye biri mu rubyiruko, sinzi niba ari mu rubyiruko gusa kuko wenda kuko ndi urubyiruko banza ariho mpamvu ariho nkunda kubibona. Donc tugura ibintu tudakeneye pfa kuba twabonye amafaranga gusa, ariko iyo uvuga ngo hari ahantu mfite nshobora gushyira amafaranga yanjye ejo akanyungukira, ngira ngo uhitamo igikwiye. Iyo n'indi nyungu. Ikindi tugenda tugira uburyo dufashanyamo, ntabwo n'ubundi wagira ikibazo uri umunyamuryango ngo kiguherane cyangwa se kibe nyine, donc tugufasha mu kibazo cyose waba ufite mu buryo bwose dushoboye, kuko biba byaramaze kurenga ko tuziranye, ahubwo twaramaze kuba aba famiye, tuziranye bigiye kure, tuziranye bigiye kure, tuzi ngo kanaka afite ikihe kibazo. Donc the motive point kuri njyewe nyifata nk'urugo rufite umurongo rugenderaho, amategeko arugenga, ariko amategeko yose yemerwa na buri munyamuryango, yemerwa na buri mumemba w'urwo rugo. Bivuze ngo kuba yemerwa nawe bisobanuye ko atanamubangamira. Yego, muri demotive point nyamukuru ni ifaranga, kandi ifaranga rigomba kubyara irindi. Ni ubuhe butumwa wagenera utaraza muri demotive point, ariko by'umwihariko witegura kuzamo cyangwa ugiye kumva kino kiganiro? Murakoze. Ubutumwa nagenera, reka mpere ku banyamuryango banjye. Ubutumwa nabagenera, icya mbere ni ukubabwira nk'uko turi mu mpera z'umwaka, icya mbere nababwira ni ukubabwira ngo Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukubabwira ko turi kumwe kandi byinshi tuziranyeho turi gushyira mu bikorwa, biri kugenda neza kandi nabo barabibona. Icya gatatu nababwira
dukomeze tujyanemo, nicyo kintu cya mbere ubundi nababwira, tujyanemo, dukomeze twimakaze umuco wo kwizigamira. Kandi ngira ngo batangiye no kubona inyungu, batangiye kubona ibyiza byo kuba muri The Motive. Ni byiza cyane, ndetse ni ibintu ntekereza ko na buri muntu wese yakabaye yumva. Kuba atari bazamo ariko bafite igitekerezo cyo kuza, bafite gahunda yo kuza, bo icyo nababwira nti rwose mubanguke, kuko namwe tubifuriza ibyiza. Twifuza ko mubona donc iterambere ryanyu muri guharanira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mubigiremo n'uruhare, mugiremo uruhare, mukoreshe ibyo mufite ubu ngubu, ariko bibe ari nka garanti yo kuvuga ngo ejo nzaba ndiho neza, mbayeho neza, ariko byose byaravuye mu nzira nziza. Abandi wenda nagenera ubutumwa ni abatari baza ariko wenda bagiye kuva kino kiganiro bwa mbere. Abo ngabo bo ndagira ngo mbabwire ko nabo ni karibu muri The Motive Point. Kino kiganiro wenda gishobora kuba kitaguhaye amakuru ahagije, wenda kuko buriya iyo uri kumwe n'umuntu cyangwa se muri kuvugana, ari we muri kuvugana, ibibazo byose ufite urabimubaza. Niyo mpamvu sinzi niba ndi buhite ntanga nimero yanjye, kugira ngo wenda uza kugira ikibazo aze kunyandikira cyangwa se nampamagare ambaze byinshi bijyanye na The Motive Point, ndetse abashe gusobanurirwa nyine bihagije. Umuntu wese wifuza kuza muri The Motive Point, hari nimero nyinshi ariko ndatanga iyanjye kugira ngo wenda ubashe kuba wanasobanura ibyo uvuze. Nimero yanjye ni 07 22 03 94 0 07 22 03 94 0. Iba no kuri WhatsApp, ndetse naho nkunze kuba ndi, igihe cyose unyandikiye mpita ngusubiza. Reka dufate uyu mwanya rero tubashimire nk'itsinda rya The Motive Point hamwe n'abanyamuryango bayo ndetse n'abayobozi bayo by'umwihariko, duhereye kuri chairperson ni chairman. Ni chairperson. Yego, chairperson nawe turamushimiye, n'abandi mwese mufatanyije. So mwakoze kuza rero kutubwira byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'iri tsinda The Motive Point, itsinda ry'urubyiruko ryiteguye gusezerera ubukene ndetse ryanabitangiye, kuko mu minsi mike, mu minsi igiye kuza, hari ibikorwa bigiye bitandukanye bigaragaza inyungu nk'uko twabyumvise tugiye kujya tubona. So rero point ikomeye, ikintu tuganiraho cyane twabyumvise ni ifaranga, uburyo rishobora kubyara irindi, uburyo rishobora gukoreshwa muri business. Ntabwo nsobanukiye bya business, ariko wakoze kuza twagiye twumva byinshi bigiye bitandukanye, kandi niba ngombwa n'undi munsi tuzagutumira. Murakoze cyane namwe mwakoze kunyakira. Abantu bose bari kumwe natwe muri kino kiganiro, nabwira ngo Imana ibahe umugisha ndetse n'amafaranga. Uyu mwaka tugiye gutangira uzababere uwishya n'ihirwe, ariko twimakaza umuco wo kwizigamira, kuko niyo nkingi y'iterambere ry'ejo hazaza. Reka dusoze tubabwira ngo tujyanemo. Lenny today updates the news.